ariko se noneho ibintu byerekeye no ku mafaranga ko byaguze ko amafaranga yaragiye arabura n'ibiryo birabura ko mbona ibintu by'iyi minsi bikaze ariko ubu ngubu inzara mafite n'iz'abandi baba bafitera ntabwo byava mu rwose ibintu ntabwo bishoboka n'ibindi ambwira ko cyari igipapuro ndi kubona cyane amafaranga ushaka kuba ari n'igipapuro ko ntabwo mbizi ambwira ko nashaje ariko ndi kubona ni kofi tuvuge ko ari ibipapuro birimo ubanza ari amafaranga ahubwo kandi njye kuyamwiba Yesu! Kira amafaranga niko yawe rubitana. Are you sure man? Ako utaho ujye umenya kugenda neza. Utareresa amafaranga mu kintu umenye ko ari abantu bashonje. Toka kure wache mkapa. Ariko si ibintu cyangira bizira. Ariko se ko nawe ko yashonje. Wamuhamagara akaza ari amafaranga yuriya mugabo tuyakura sikari byo ari amafaranga tuyiba meze bite bro umfa nyine bonye ahantu dukura boro uri kumva bonye ahantu dukura boro kiravuga rero ubanguke twitsindira wa kintu nari nyine bawo kwa kintu sawa nyine hagire vuba wa kintu atari yaducika dore ndi kumona arimo kwihanura cyane nyine banguka sawa ndafigenda ariko simani wewe nshaka kurangira job ugatinda bingana gutya ubumva uri mubi umva rero wa mungu muboneye umuntu ufite ipinga ongera ngo ipinga miliyoni 5 n'igihumbi nari mucumuye ngati musubiza ase bitewe n'ukuntu mwozi n'inzara ufite wacomora umuntu igihumbi kakimusubiza akusi papa wanje wabuze impamvu nyimusubije n'uburyo bwo kugira ngo tubone tugere kuri za miliyoni 5 wa kintu ase sha yo mvuga miliyoni 5 Yahonga ntabwo uri kumva ko harimo miliyoni zanjye ebyiri tibagenda byacire 5 sambe si ako se wagicuriwe wo kugira ngo uze tujye gushitura izo miliyoni utangiye no kubara n'uduce 5 ku gihumbi nari maze kumushitura ubwo uri kumva ibintu urimo ari ibiki ubundi se izo miliyoni kutangiye kuzibara utaranazibona nindura waziguhaye iruta ahubwo nindura wazinyatse umva nyine wambe sire reka guhura ubwo bwambuze tugende tujye gucumura zira miliyoni wa kintu Vai, Churi. Traga o filho de ter Deus.